Ikaze ku bakunzi bacu mukomeze mugubwe neza cyane aho muherereye hose twizera ko muri amahoro mumeze neza cyane. Iyi ni Rubavu Buy and Sell kuri channel yacu kandi yanyu Rubavu Estate, tubagezaho ibibanza byiza nk'iki twabazaniye. Twabazaniye ibibanza rero cyangwa se ikibanza cyiza kiri mu mujyi wa Gisenyi, hano ku muhanda uva Pisco uzamuka ujya kuri stade cyangwa se ku kibuga cy'indege. Ni ikibanza cya kabiri uvuye kuri kaburimbo, ni ikibanza cyiza kinini kiri muri R1 gifite ubuso 500. Iki kibanza rwose wowe ushaka ahantu wakubaka inzu yawe ya famiye cyangwa se inzu zakwinjiriza amafaranga, kubera ko iki kibanza kiri ahantu heza cyane. Ni metero 20 uvuye kuri kaburimbo, kiri mu mujyi neza wa Gisenyi, ahantu heza cyane kuri uyu muhanda uzamuka wegeranye n'ikibuga cy'indege ugana kuri stade Umuganda cyangwa se ujya ku kibuga cy'indege. Ni mu murenge wa Gisenyi rero, muri Majengu, ahantu heza cyane. Iki kibanza turi kukigurisha miliyoni 47, ubuso 500. Zoning yacyo ni R1. Urumva ko ushobora kubakamo inzu isanzwe itari etage cyangwa se ukaba wakubakamo etage bitewe nuko nawe ubyifuza. Iki kibanza rero nikigucike, kirimo n'aya mazu ashaje ya kera, gifite n'amazi, gifite umuriro kandi kiri ahantu heza cyane. Iki kibanza rwose wakigura ukaduhamagara kuri nimero zacu 0781175255. Kiragurishwa miliyoni 47. Ni kinini, ushobora kuba washyiramo n'amazi abiri ya twin one rwose kuko gifite uburebure ku muhanda cyane, cyangwa se ukaba washyiramo inzu igeretse bitewe kuko ikibanza ni kinini rwose. Rero urumva ko ikibanza gifite metero kare 500 ukakigura kandi miliyoni 47 mu mujyi wa Gisenyi, ahantu heza cyane hafi na kaburimbo. Ntago bisanzwe bajyaga batubaza ibibanza hano mu mujyi bidahenze kuri miliyoni izo tubabwiye 47. Iki kiwakegukana. Izo nimero ziri no kuri WhatsApp, ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp nyine ushaka ibindi bisobanuro. Kimwe nuko ushobora no kudusangira Rubavu aho dukorera ushaka kuhasura, ubundi tukakujyanayo ukahasura kuko ni ikibanza kimeze neza cyane. Tubafite ibibanza byinshi rero hano mu mujyi wa Gisenyi, by'umwihariko hano mu karere ka Rubavu. Ushaka ikibanza, ushaka inzu cyangwa nawe ubifite ushaka abakiriya, duhamagare cyangwa se twandikire, ubundi ibintu bigende neza cyane. Metero kare 500 kuhagura miliyoni 47 mu mujyi wa Gisenyi, umurenge wa Gisenyi, akarere ka Rubavu. Iki kibanza ni cyagucika.